ibice 9 umurongo wa 22 turasoma n'Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 7. Abaheburayo ibice 9:22 haravuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso. Amaraso yeza ibintu byahumanye byezwa n'amaraso. Kandi amaraso atavuye, ayo maraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ndashaka ngo mwumve iki kintu kiremereye ariko kizima. Amaraso atavuye nta cyaha cobabarirwa. Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Hari uwaduhesheje gucungurwa, amaraso ye atuma tubabarirwa ibicumuro byacu, tubabarirwa nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen. 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 Ndagenda nsubiramo kugira ngo muzumve. Ego. Igice cya mbere cyatubwiye ngo amaraso atavuye nta cyaha kiza kibabarirwa. Igice cya kabiri kiratubwira cyo mu Efeso ngo hariho wavuye amaraso yaraducungura. Arayava, ayo maraso araducungura, kandi tubabarirwa ibicumuro byacu kubera ayo maraso mu buryo bungana n'ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye kandi meza cyane ku mukristo uwayumvise akayakira. Yego. Mbere yo kwinjira mu gusobanurira ijambo, reka mbanze mpepore ababuze abantu. Ni ibihe bikomeye ntawabasha kubivuga. Dutwara umwanya tugize ngo tuzinjiremo, ariko hari ijambo rivuga ngo imfatiro iyo zasenywe bene kuriya ngo umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi nta kindi Bibiliya imuvugaho keretse kubeshwaho no kwizera y'Imana itunga imfubyi, y'Imana itunga abapfakazi, y'Imana ikora imirimo ikomeye ifite depo yuzuye ubutunzi, y'Imana isigara aho abagiye bavuye. Iyo yizeye icyo nkundira Imana yakuye umuntu muri responsabilité zigakura umugabo mu rugo rwe, y'Imana irwicaramo. Kwizera iyo Mana rero nico wagomba gukora iyi fatiro zasenywe. Twizera iyo Mana izatunga abantu, izahumuriza bariya bavandimwe. Ntabwo ndi butinde muri ibyo, reka twinjire mu ijambo ry'Imana dusomye. Somye ijambo rya Pasaka. Umuyobozi wacu yatubwiye ko bababwiye ku cyumweru ko bari muri Pasaka. Pasaka tuvuramo Pasaka iriya tuvuga n'iy'idini, ni igihe, ariko Pasaka yo mu mwuka ihoraho kuko Yesu niwe Pasaka yacu. Bibiliya iravuga ngo Pasaka yacu yaratambwe. Kandi Yesu niwe duhorana mu mitima yacu tumutekereza, kandi Bibiliya ikavuga ngo tugendana urupfu rwa Kristo iteka mu mibiri yacu no mu mitima yacu. Donc duhorana Pasaka. Muri Pasaka niho twicaye kuko Pasaka ni umusaraba. Muri ibi byararimbye ngo munsi y'uwo musaraba nzahatura kandi mpatura iteka. Ngo nubwo yaburize ngo muri uwo musaraba afitemo inyungu. Haleluya. Rero Pasaka ni ubuturo bwacu, urupfu rwa Kristo n'umusaraba we niho umukristo atuye. Nihavoma ibyishimo, nihavoma imbaraga, nihavoma ubutsinzi. Kuva aho ngaho ukajya ahandi ntabwo bizashoboka. Aho umugisha. Amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira kuri Yesu, tuganira ku gaciro k'amaraso ya Kristo. Umushumba Mutabazi niwe uvuga ngo nkunda iby'agakiza no kuramya, kandi kuramya kuva mu gakiza. Tuganire hejuru y'agaciro k'amaraso ya Kristo. Mu buzima bwa Gikristo tutaraganira, umukristo wese asabwe kumenya Yesu. Akamenya Yesu, agahishurirwa Yesu, Yesu akamubera ubuzima. Ni nawe dusabwe kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Mubwire isi izururutse imitima,
ibirenge byuzanye inkuru nziza Yego. n'inkuru y'agakiza kacu. Nicyo gituma Bibiliya zivuga ngo tuzadutumbira Yesu wenyine, aba ari we dutumbira, aba ari we duhoza ku mitima, aba ari we dutekereza, kuko niwe shingiro ryo kwizera kwacu, niwe banze ryo kwizera, kandi niwe usohoza ibyo kwizera muri twe. Yego. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo uje umbwira ayo magambo ya Yesu, umbwire n'ibyo yankoreye. Iyo dusomye Bibiliya kandi iratubwira ngo ubu ni bwo bugingo nuko bakumenya wewe Yesu. Yego. Undi muririmbyi araririmba aravuga ngo kumenya Yesu ni iby'agaciro. Amen. Iyo usomye Abakolosayi ibice 2:2 haravuga ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo Yesu. Yego. Wasoma kandi Abakolosayi aho ngaho haruguru hakavuga ngo abakristo ngo niba Imana yishimiye kumenyesha ubwiru bw'Imana, ubwo bwiru bw'Imana ngo bwageze no mu banyamahanga. Yego. Kandi ubwo bwiru si ubundi ngo ni Kristo uri muri mwe. Amen. Urumva rero kumenya Kristo ni ishingiro ry'ubukristo, kandi ni amahoro y'umukristo, kandi nibwo businzi bw'umukristo, kandi niko gukiranuka k'umukristo, kandi nibyo bigwiza urukundo rw'umukristo, kandi nibyo bituma umukristo akorera Imana cyane. Yego. Iyo yahishuriwe Kristo. Bituma Pawulo yandika aravuga ngo kugira ngo mumenye, bazaharanira kugira ngo mumenye, amenye n'imbaraga zo kuzuka kwe, kugira ngo ashushanywe no gupfa kwe, ngo bizatuma agera ku muzuko w'abapfuye. Haleluya. Amen. Neza cyane. Umuyobozi wacu nawe yasomye ijambo rya Neje rivuga ngo uwumva aya magambo akumva Yesu neza, nje niko nabifashe, akumva amera nk'umwubatsi wubatse neza. Reka mbabwire, iyo wahishuriwe Kristo ntabwo unyeganyega. Iyo wahishuriwe Kristo ukiranuka mu buryo bwa automatike, ntukiranurwa n'amategeko. Iyo wahishuriwe Kristo ukunda Imana cyane. Iyo wahishuriwe Kristo ushira ubwoba. Yego. Iyo wahishuriwe Kristo bya bindi hari umunyamasengesho, umuntu w'umugabo wadusengeye inyuma avuga hejuru y'imitima yumye, avuga hejuru y'intambara zo mu nsengero, arabasengera cyane. Ibyo ngibyo by'ibirumba no gushaka ibyubahiro no gushaka intebe no ntacyo biza bivuga. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo n'ibindi yagiraga yarabihombye, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Amen. Kristo Yesu araguhaza, nubwo wabura icyubahiro, ntube pastor, ntube reverend, ntube bishop, ukicara unyurwa na Kristo. Hari umuririmbyi wamuhaye aravuga ngo naranyuzwe, yaranyuze. Amen. Haleluya. Haleluya. Icyo navuga, ndasaba Imana ngo iduhishurire Kristo. Hari umuririmbyi waririmba ngo nza ninginga Imana ngo ikwereke Yesu. Yego. Umukristo mu gitabo cy'umugenzi yaramubonye. Reka tureke kuvuga byinshi, tuje mu ijambo twasomye. Twasomye ngo ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa ibyaha. Yego. Wenda ndakoresha amagambo akomeye ariko murayihanganira. Reka maze mbabwire uburyo bwinshi dukoresha bwo kubabarirwa ibyaha. Uburyo twe dukoresha mu madini yacu n'uburyo bukoreshwa na leta. Tuze kuvuga n'uburyo bukoreshwa n'Imana. Kenshi mu mitima y'abakristo benshi no mu myigishirize y'amadini yacu n'ayandi madini, hari abantu bibwira ko bababarirwa kubera ko bibabaje. Yego. Yamara gukora ibyaha yumva byamuremereye akibabaza. Hari ahantu asomye ko hari idini rimwe imyizerere yabo babwira ngo baryame mu misumari. Yego. Kugira ngo bemerwe n'Imana, bababarirwe, bahuzwe n'Imana. Hari n'andi madini akora ibintu nyine bashaka kubabarirwa, kuko kubabarirwa ibyaha niko gakiza. Yego. Niko gakiza. Yaravuze Zakariya arimo asenga muri Luka igice cya 2:77, aravuga ngo no kumenyesha abantu iby'agakiza ngo ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo.
Amen. wenda turaza kubivuga hepfo tugiye kuvuga hejuru y'uburemere bw'icyaha n'ukuntu cyatandukanije umuntu n'Imana. Yisije nashakaga yanyandikiye umuyobozi ngo ufite iminota 45, ndavuga nti habe na 70 n'ijana yoba mike iyo umuntu avuga Yesu. Amen. None ugasanga abantu rimwe na rimwe aricuza akarira. Yego. Ariko mwibuka umurinzi warinze aravuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ntizariha ibicumuro zawe. Ariko hari imbongano. Haleluya. Haleluya. Hakaba ikindi gihe umuntu akora amafungo rwose, ugafunga kugira ngo uburemere, kuko icyaha kibabaza umukristo, icyaha kiraremera cyane ku mutima. Bakora amafungo kugira ngo icyaha cyawe kigiye gute kirangire. Iyo nzira nayo ntabwo ariyo. Ikindi kandi hakaba igihe byakujyana mu butayu, ukajya mu butayu kugira ngo ubabarirwe. Ubundi kujya mu butayu ni byiza, tugiye gusabana n'Imana. Kujya mu butayu ni byiza, tugiye gusenga no gushimira Imana. Ibi bindi nabivuga uko mzumva. Kujya ino tugira ubutayu bw'amazi, tugira ubw'ubuvumo, tujyanwayo no gusabana n'Imana, no gufata akanya ko kubana n'Imana, no gutekereza ku mirimo Imana yadukoreye. Yego. Ariko kujyanwayo no kubabarirwa nayo sindizi. Nayo sindizira nguko tubyumva. Kenshi nzabwira abantu nuko nagenda mu bindi, ariko hari intego nyinshi zijana abantu mu butayu, iyo kubabarirwa ntabwo irimo. Ikindi kandi hari igihe tubibwira abantu ukumva mu by'ukuri ubibwiye undi ukoroherwa. Ariko iyi nzira ni nziza, ariko si byo bituma ubabarirwa, kuko kubabarirwa hagomba kuva amaraso. Amen. Hagomba kuva amaraso. Bibiri ikavuga ngo mwaturanire ibyaha. Iyo usomye iriya kontekste neza, bivuga ku bantu ku byaha wakoreye undi. Iyo nagukoreye icyaha mba nubatse ikibambazi hagati yanjye nawe. Iyo nakikwaturiye mba nsenye rwa rusika, tukongera tukagira gute, tugahuza. Hari abandi nabo bakurisha ibyaha gutanga amaturo. Mumbabarira ayo magambo, nka Catholicisme ya kera abantu batangaga amaturo kugira ngo bababarirwe. Hari umuntu upfa agafana ibyaha akaja muri purigatoire. Umugabo umwe ngo ni Tetizere, yari umupadiri, akavuga ngo iyo igiceri cyavuze muri kofre ngo ni telefone ibwira wa muntu ngo asohoke, ibyaha bye bikababarirwa akinjira muri paradiso. Ariko ubwo buryo bwose ni uburyo bw'abantu, ni uburyo bw'amadini, ariko uburyo bw'Imana ni uko amaraso ameneka. Amen. Haleluya. Ngira ngo abasoma Bibiliya kera mwibutse isezerano rya kera, ibitambo byamenaga amaraso. Hakaba n'uburyo bukoreshwa na leta ya hano iwacu mu Rwanda, igihugu ikoresha. Icya mbere, leta yo ntiresheje ibyaha. Mumbabarire kwigisha, iyo igira ibyaha bikomeye n'ibyaha bito, ariko ku Mana ibyaha byose biraresha. Iyo wishe itegeko rimwe ngo uyishe yose, ibyo ni ibindi. Noneho leta hakaba ibyaha itanga igihano kijyanye n'uburemere bw'icyaha, ugafunga imyaka 5, 3, 2, amezi 6, bakagukatira icyaha cyawe kigashira. Cyangwa ukagabanyirizwa ibihano kubera ko wavuze ukuri. Niko hano tubikora mu Rwanda. Cyangwa ugakora imirimo nsimburagifungo, ibyaha byawe bigashira. Cyangwa ugahabwa imbabazi na perezida, ibyaha byawe bikagira gute, bigashira. Ariko ku Mana, amen. Imana rero iyo nayo ifite uburyo bwayo. Nababwiye inyigisho zirakomeye, ariko murazihanganira. Imana nayo ifite uburyo bwayo, uburyo ikoresha. Imana iyo umunyabyaha acirwaho iteka, acirwa urubanza rwo gupfa. Nuko niko Imana turaza kubibona hepfo. Cyangwa se agatanga ikimutsimbura, kimena amaraso yacu kuko yari akwiriye kumena ye.
niba tuzumva nicyo gituma batangaga ibitambo. Niyo mpamvu Imana yasabye Isiraheli gutamba ibitambo byo kubacungura. Nibuka umwana w'intama wa Pasaka igihe Imana yari ishoye urubanza kuri Egiputa. Amen. Iravuga ngo abantu bose bo mu Egiputa, abana b'imfura bose n'abamatungo n'abantu barapfa. Imana ibacira urubanza. Ariko ibwira ubwoko bwayo ngo mwice umwana w'intama uri butsimbure ubuzima bwanyu, abari bupfa amaraso yawo muyasige ku nkomanizo z'imiryango. Marayika w'umurimbuzi natambuka akabona amaraso. Haleluya. Amen. Atambuka nta cyago kizabafata. Amen. Amahoro bari bafite abari muri ya mazu asizweho amaraso, ayo mahoro bari bayaheshejwe na ya maraso ari ku nkomanizo z'imiryango. Yego. Hari amaraso yari yavuye kugira ngo barengwe icyago kibatambuka, urubanza rubatambuke. Nta kindi bari basabwe, nuko atariho turimo tuganira. Bari basabwe gusa kurya za nyama za wa mwana w'umuntu nazo zokeje. Bisobanuye ngo twebwe amaraso ya Kristo aduheza amahoro. Icyo twe dusabwe ni ukuganira Yesu, ni ugutekereza Yesu, ni ukurya Yesu n'imibabaro ye. Yego. Nicyo gituma tugomba kuvuga Yesu. Ibitambo byabaga ibitambo bya buri munsi. Imana iravuga ngo baza batamba buri munsi, bukeye bisimburwa n'igitambo cy'umwaka cyatangwaga n'umutambyi mukuru kandi akagitambira ahera cyane. Yego. Ibi bitambo byose rero byasuraga Yesu, uzatubera igitambo kimwe gihagije kandi cy'iteka, akamena amaraso ye kugira ngo aducungure. Amen. Kandi akamena amaraso ye kugira ngo Imana itubabarire. Yego. Haleluya. Amen. Tubabarirwa rero kubera amaraso yande ya Yesu. Amen. Tubabarirwa ngo ubwo twakoze iki twishyujije, tubabarirwa kuko Yesu yamennye amaraso ye. Sinzi nazaga kuhagera nangiza, ariko iyo umuntu yakoze icyaha, Bibiliya iravuga ngo ntimukore icyaha, ariko nimukore icyaha mumenye ko dufite umurengezi. Kandi Yesu ari mu ijuru nk'avoka, kandi yazamukanye amaraso ye. Yego. Kandi Yesu ari mu ijuru nk'umuvugizi. Ayo maraso rero niyo twirata, ayo maraso niyo dutabaza, ayo maraso niyo twibuka, ayo maraso niyo twatura, ayo maraso niyo tunesheje. N'ayo maraso si ibindi. Yego. Haleluya. Haleluya. Ntacyo nabona avuga, natekereje hejuru ya Yesu wadupfiriye amena amaraso ye bituma Imana itubabarira. Muraza gusoma muri Yesaya ibice 53 umurongo wa mbere, murebe ukuntu yataye ishusho kugira ngo tubabarirwe. Murebe ukuntu yemeye agasuzuguro ngo aba nk'umuntu abantu bose bima amaso. Sinzi umuntu abantu bima amaso aba yabaye mubi cyane, aba yambaye rubi, abasa nabi kubera ibyaha byacu yishizeho. Hariya hakavuga ngo yemera kuba umunyamibabaro ngo amenyere intimba. Hariya haravuga ngo yemera kwikorera intimba yishiraho imibabaro yacu. Hariya haravuga ngo abantu batari basobanukiwe ibyaha yakora ngo bamutekereza ngo bakwiswe n'Imana, ngo agacumitwa nayo, ngo agahanwa nayo. Yego. Ariko Yesaya aravuga ngo nyamara ngo ibicumuro zacu nizo yikoreye. Haleluya. Haleluya. Yacumitiwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ijambo kaza kanezeza cyane, hakavuga ngo Imana ngo yishimira kumushenjagura, iramubabaza. Yandibuka umushumba wanje Kamburishi yazaga tubaza, yaje kubwiriza namutumiye ku rusengero, akavuga ngo ninde wishe Yesu. Akavuga ngo ni Imana yamwiyiciye ngo iramushenjagura. Bibiliya ikavuga kandi yamwishe ku bwacu, ngo ubugingo bwe ngo bwabaye igitambo cyo gukuraho ibyaha, ngo bituma abona urubyaro aribwo twebwe. Yego. Maze abaririmbyi ba Rehoboti baririmba ngo ni ukuri intimba zacu nizo yikoreye, ngo imibabaro yacu niyo yishizeho. Ariko twamutekereje ko wakubiswe n'Imana. None haza kuririmba ngo jewe nawe twarababariwe. Yesu ku musaraba yaducunguye twese, yaduhuje n'Imana, niyo data wa twese. Wa mwenda warahera kera watabutsemo jewe nawe
twarababariwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hallelujah. Imbabazi tuzikesha amaraso ya Kristo. Amen. Amen. Ngakunda undi muririmbyi waririmbye ngo nari kure y'Imana mu ngoyi ntazi ko naboshwe mbohorwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amen, amen. Amen. Umunsi nageze i Golgotha. Yego. Amaze igitero kiza kinezeza cyane akavuga ngo Yesu niwe wanguye mu ngoyi ngo nzaja muririmbira indirimbo nsha. Iyi ndirimbo nsha ngo nziza yambaye wa munsi ngeri Golgotha. Iyo umuntu yahishuriwe agaciro k'umusaraba wuzura indirimbo nsha. Amen. Kandi zari zimenyerewe zongera kukubera nsha. Yego. Hariya niho umuntu aririmbira indirimbo nsha ngo ndirimbe indirimbo nsha nziza yambereye i Golgotha. Amaraso ya Kristo rero kuyahishurirwa kumenya imbaraga zayo bitanga amahoro. Yego. Kandi niyo afite ubushobozi n'imbaraga zo kutwezaho ibicumuro tukera nk'uko Imana ishaka. Niyo sabune y'Imana. Amen. Yeza nk'uko Imana ishaka. Amen. Mbere yo gukomeza kuganira kuri aya maraso natekereje muri bino bihe bya Pasaka kandi kugira ngo umukristo amenye neza agaciro kenshi k'aya maraso ntabwo wayamenya utamenya akaga k'ibyaha wari ukibirimo ngo umenye n'ingaruka zabyo umenye icyo Yesu yagukuyeho bituma umukunda cyane. Burya gukiranuka kwa gikristo murambabarira ntabwo kuzanwa n'amategeko ngo reka kwiba reka kubesha kuzanwa n'urukundo. Yego. Sinzi niba munumva. Turakumva. Iyo wakunze ndashaka ngo mubisobanure kumva mu buryo bwo gusobanura. Iyo wakunze Yesu cyane ukamukunda cyane kubera ko wasobanukiwe ibyo yagukoreye ntabwo umucumuraho. Yego. Kumukiranukira biba ubuzima. Biba ubuzima. Nicyo gituma kandi kugira ngo umukunde ugomba kumenya uburyo yakubabariye icyo yagukuyeho. Nicyo gituma Marita amenya amavuta kuri Yesu kwa Simoni. Simoni arivovota. Yesu aramubwira ati Simoni uyu mugore ntabwo ari umunyabyaha. Ibi yakoze ni ukunkunda cyane kuko yababariwe cyane. Amen. Ngo umuntu yakunze cyane iyo wababariwe byinshi ngo akunda cyane kandi iyo wakunze uwo wakunze tumubabaza. Naho wava gukiranuka rero ntabwo wakwiba ntabwo wabesha kugira ngo Yesu tongera kumubabaza kuko umukunda kandi umukundira icyo yagukoreye. Haleluya. Icyaha rero tugiye kukiganiraho gato mbere ntaragera ku gaciro k'amaraso mfite ibintu bigeze nko kuri 30 z'agaciro k'amaraso ya Kristo. Yego. Ariko ntabwo turaza kubireba tuzabireba neje ariko reka mbanze nganire ku cyaha. N'icyaha ubundi niki? Icyaha ni ubugome ni ubwanzi. Umunyabyaha burya ni yaduyi w'Imana kandi yaduyi ni opoza. Yaduyi ntazababarirwa yaduyi araraswa. Reka mbijane muri ibi ngibi ngo wafashe yaduyi aba ari umwanzi. Ni umwanzi. Umunyabyaha ni umwanzi. Iyo usomye muri Yohana ibice 3:4 haravuga ngo umuntu wese ukora ibyaha ngo abagomye. Kandi icyaha nibwo bugome. Icyaha cyatumye umuntu ahinduka rero uwagomeye Imana. Sinzi yarababinze ngo twe twarabagome. Twarabagome ariko Imana iratwiyegereza kubw'amaraso ya Kristo. Amen. Icyaha cyavuye iyo ubirebye icyaha cyavuye mu bugome. Ntabwo mu by'ukuri imbuto ari cyo kibazo. Ikibazo ni uko batumviye Imana bagomeye Imana. Adamu na Eva bagomeye Imana ntibumvira Imana bumvira inzoka. Iyo geste yo kugoma yo kutumvira nicyo cyabaye icyaha bituma Imana ibirukana muri iriya ngobyi iyizitiza abamarayika bafite inkota zakumuriro. Yego. Kiriya cyaha rero kibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Icya mbere kibatandukanya n'Imana burundu. Yego. Icya kabiri hari mwitangirira ibice 3:8 ndaravuga icya kabiri haravuga ngo bumushimire imirindi y'Uwiteka barahunga ngo Imana igenda ibashakisha ngo igenda ivuga ngo se Adamu uriye. Icyaha rero gitandukanya umuntu n'Imana Imana ikamubura.
yego ikindi cya kabiri, icyaha cyanduje mwene muntu arahumana, arabura korupsiyo cyangwa arapfa. Nariko nsoma hejuru y'ibibembe, umurwayi w'ibibembe, kuburi ibibembe zagereranywaga n'ishaha. Iyo usomye hariya mu Balewi ibice 14 ureba umubembe yarangwaga agakurwa mu bwoko, akagenda afite inzogera kugira ngo ntagire uhura nawe, akagenda avuga ngo ndanduye, kandi yari afite urubanza. Icyaha rero cyari cyaradutandukanyije n'Imana ku buryo Imana yari yaratwinye amaso. yego Icyaha rero cyari cyarishe ubugingo bwacu, kirabuboza, buranuka, burahumana. Iyo usomye Yesaya ibice 64 umurongo wa 5 aravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye, kandi nizo dukiranuka byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ahantu murahumva harakomeye cyane. Niba tunakiranuka, abantu baza bakiranuka, ndubwira ngo abanyabyaha ntibakiranuka. Hari abanyabyaha b'imfura, hari abanyabyaha batanga ibyabo, hari abanyabyaha bafasha abakene, hari abanyabyaha uwo twita umunyabyaha n'utarakizwa, utari umukristo, abapagani pe, ariko b'imfura. Biriya byose rero ngo bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Imana ntizemera, kuko nubwo ari byiza bivuye mu isahani mbi. Niko bimeze. yego hariya muri Mariko ibice 7 umurongo wa 20 na 22 aravuga ngo ibibi biva mu muntu, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko imitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba, kwica, buzuzamwo ibibi, kugira nabi, uburiganya, ngo n'ijisho ry'igisure ribi. yego Byose biba mu mutima. Wabisoma no muri Matayo. Ariko hari iyo turebye mu Baroma, ndashaka kwereka ukuntu umuntu yabaye korombi. Tugasoma Baroma ibice 7 umurongo wa 14 haravuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ngo ariko jewe uwo ni Pawulo, ngo ndi uwa kamere, ngo ndetse ngo naguriwe gutegekwa n'ibyaha. yego None Pawulo arataka aravuga ngo mbonye ishano rikomeye ryo kuba umunyabyaha. Aravuga ngo ninde wangize uyu mubiri untera urupfu. Ariko tumaze gutera indirimbo zanita haleluya, aravuga ngo Imana ishimwe, haleluya, amen, kiza ku bwa Kristo Yesu, ku bw'amaraso ye. Ibiva muri kamere muntu byose ntabwo binezeza Imana, keretse ibiva mu muntu musha. Ni hariya twasomye muri Yesaya ngo nibyo dukiranuka byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Nabaho urugero, natetse ibyo kurya byiza, benshi bari mu kizungu bateka neza, namara nkabishyira mu isahani itogeje yanduye natoye ku icukiro. Ese ibyo biryo wabirya? Ntabwo wabirya. Niko n'imirimo yacu iva muri kamere, itavuye mu muntu musha. Imana iyibona nk'ibyanduye bifite ibizinga. Intego y'Imana rero mu rupfu rwa Kristo ni ugukuraho ibyaha, igahindura umunyabyaha kuba umuntu musha, umuntu wera, umuntu utunganye, umuntu wogeje. Haleluya, amen. Guha Imana imirimo ye, Imana ikayakira. Iyo yamukoreye, iyo yakoreye Imana, Imana ikayemera, kuko ivuye mu muntu wuhagiwe n'amaraso yande ya Kristo. Rero nicyo gituma Imana yohereje Yesu, kugira ngo Yesu yikorere ibyaha byacu, twebwe tubabarirwe, amena amaraso yiwe, kugira ngo twebwe twozwe n'ayo maraso. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo wogejwe se n'amaraso, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, mbese yakuhagije amaraso ye. Imitima y'umutima wawe rero, haleluya, nicyo nshaka kubereka yuko amaraso ya Kristo yeza umuntu akera, Imana ikemera imirimo akora. Imana yakorera Imana imirimo, iyo mirimo Imana ikayakira, kubera ko yavuye mu isahani yogejwe. Itogejwe nizo twe twita byoza, ariko yogejwe n'amaraso ya Kristo. Ndetse bisobanura yuko uwo muntu atera gusa
ahubwo abera imana impumuro nziza batureze mu buryo bw'umwuka, basobanukiwe n'ihema, cyane cyane umushumba Mudagiri yatuganiriraga ihema ry'Imana. Hari igicaniro cy'umuringa cyatambirwagaho ibitambo, ariko hari haje kwinjira hera cyane hakaba igicaniro cy'izahabu cyoserezwagaho imibavu. Iyo umuntu rero yamaze kumenerwa amaraso hano ku gicaniro cy'umuringa, yinjira kuri kiriya gicaniro ari impumuro ihumurira Imana neza. Amen. Nicyo gituma rero Yohana ku igice cya mbere umurongo wa 29 yabonye Yesu, aravuga ngo bukeye bwaho ngo Yohana abona Yesu aza aho ari, aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari b'isi. Amen. Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Amen. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3 akavuga ngo uwo ni ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho amaraso ya Kristo, akuraho ibyaha Imana ikanyurwa, bituma yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Yohana 3:5 haravuga ngo muzi yuko icyatumye yerekanwa kwari ugukuraho ibyaha. Iyo usomye Petero wa mbere 2:24 haravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho gukiranuka kuzanwa no kubabarirwa, kandi iriya mibyimba niyadukirisha. Haleluya. Haleluya. Amaraso ya Kristo rero yadukuyeho ibyaha, arongera dukuraho urubanza rwazo. Nta rubanza rw'ibyaha rukituriho. Nari mfite ibice byinshi cyane byo gusoma. Abakristo twari dukwiriye kumva ko nta rubanza ruturiho. Hari umuririmbyi yararimbye Bibiliya zivuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazagira gute, bazacirwaho. Hari umuririmbyi yaririmba ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bubiri. Icya mbere binkiza ni urubanza rw'ibyaha, icya kabiri ni imbaraga zabyo. Amen. Reka mbabwirire ijambo wenda ntaragera ku gaciro k'amaraso ya Kristo, cyangwa se iby'amaraso ya Kristo nzabivuga ejo. Icyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu ni ukudukiza urupfu, ikaduha ubugingo buhoraho. Rero kugira ngo idukize urupfu yagombaga kubanza kudukiza icyaha, kuko icyaha ni rwo rubori rw'urupfu. Itadukijije icyaha kubw'amaraso ya Kristo ntabwo urupfu rwavagaho, ariko urupfu rwabuze imbaraga kuko icyaha cyabonye umuti, kuko icyaha cyejejwe, kuko icyaha cyabonye ukikorera, kuko icyaha cyakuweho. Urupfu narwo rubura imbaraga, urubori rw'urupfu ruvanwamo. Iyo wakuye urubori mu ruyuki ruhinduka umuyugiri. Haleluya. Nicyo gituma umwanditsi w'Abaheburayo yanditse aravuga ngo kugira ngo babone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Umuririmbyi araririmba ngo noneho twebwe titugitinya urupfu. Kubera iki? Kuko twababariwe iki? Ibyaha. Kuko amaraso ya Kristo yatwejeje ibyaha. Nicyo gituma hariya mu rupfu tutahatinya. Amaraso ya Kristo nzaza kubabwira agaciro kayo, ukuntu yakinguye iprizo yitwa kuzimu, asiga ayo maraso, asiga iyo prizo irangaye. Yesu ajana urufunguzo rwayo. Amen. Cyo ni ikindi twaganira ku buryo ntawe ugifatirwayo, tuhashyira dutambuka. Ntabwo mu by'ukuri urupfu rwabaye irembo ritujana mu ijuru ni Yesu, ariko prizo yararangaye. Prizo yararangaye kubera imbaraga z'amaraso ya Kristo yabuzuye mu bapfuye. Amen. None Imana kugira ngo mu rupfu rwa Kristo yashatse kuremamo umuntu musha ufite kamere yayo, kugira ngo iyo kamere y'Imana itume Imana yemera imirimo tuyikorera. Nababwiye ndabagambira amagambo asa n'akomeye, ariko niko biri. Mwene muntu agapfa kugira ngo tuzuke tube mwundi musha. Uwo musha nakora imirimo, iyo mirimo Imana igiye gute yakire.
Amen. iyo bisomye muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu zose bizana ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze ziza. Umva umurongo wa 4. Ibyo nibyo byatumye iduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana. Haleluya. Amen. Dufite kamere y'ubumana kubw'amaraso ya Kristo. Amen. Mu gihe tuzaba tumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Muri Kristo no mu rupfu rwe no mu maraso ye Imana yashatse kurema undi muntu mushya muri we. Iyo bisomye mu Efeso ibice 2:15 haravuga ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo bariya babiri abayuda natwe abarememo umuntu umwe mushya muri we ngo Imana izana amahoro ityo. Noneho Yohana igice cya mbere umurongo wa 20:12 n'13 haravuga ngo abemeye bose bakizera iby'Imana yabakoreye muri Kristo Yesu bakizera izina rye bahawe ubushobozi ni devenir ni etre barahindutse bitwa abana b'Imana. Abo ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Turi abantu baca bavutse babyawe n'undi mubyeyi twambaye uyu mubiri wanje wavuye kuri papa na mama ariko umwuka wanje ndi umwana w'Imana wabyawe n'Imana sinabyawe n'imbaraga z'amaraso nabyawe n'Imana ndi umuntu mushya utarurya wa kera. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo bintu umwuka akaguhishurirwa ukumva ibyo bintu mu rwego rwabyo no mu rwego Imana yabikoreyemo birakubohora biragutinyura bikumaramo ubwoba bikumaramo impungenge bituma wishimira Imana bituma uyikunda bikumaramo intege nke bigutera amavuta y'iteka. Haleluya. Bikumaramo ururumba bituma utuza yewe n'urupfu nturutinya. Niyo mpamvu rero kugira ngo ntangire abakijijwe bitwa aya mazina reka mbabwire aya mazina ko ari 3 bitwa abavutse ubwa kabiri. Amen. Amen. Batazyawe n'inyama n'amaraso ariko bazawe n'Imana. Bakitwa kandi abazutse. Twebwe abakristo twarazutse biranditse mu Efeso ngo namwe yarabazuye. Mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Bakitwa kandi izina rya 3 ibyaremwe bisha. Amen. Rero kubera iyo miterere yacu bituma Imana yakira amashimwe yacu bituma Imana yakira indirimbo zacu bituma Imana yakira imirimo tuyikorera bituma Imana yakira amashimwe tuyiha kuko twinjiye ahera bituma Imana itwemera kubera ibyo yadukoreye muri Kristo Yesu. Yaraduhinduye ituvana mu bugingo bwa kera iduha ubugingo busha ituvana mu rupfu iduha ubuzima ituvana muri kamere iduha umwuka. Haleluya. Ituvana mu muntu iduha ubumana tugendana kamere y'ubumana. Amen. Nicyo dutandukaniye n'abapagani. Rimwe na rimwe kwizera kutarasobanukirwa iby'umusaraba kurebera ubukristo mu bifatika. Naka ni umukristo yarubatse yagize gutya n'abapagani bajayo niba ari amazu barayafite niba ari imodoka barazifite niba ari ukubaka barubatse niba ari ukubya ibyo byose turabihuje n'ubuntu ariko twe dufite ubugeretse ku bundi bwo kwitwa abana b'Imana bwo kuvuka ubwa kabiri bwo kuzuka bwo kuba ibyaremwe bisha bwo kuba abantu badasanzwe bagenda n'Imana mu mitima yabo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndabona iminota yacu yagiye hasigaye 2 cyangwa 5 ariko duse n'abagenda kureba agaciro k'amaraso ya Kristo rero. Nibura ndavuga ibintu 2 ibindi tuzabivuga ejo. Mbere yo kuvuga agaciro k'amaraso ya Kristo ndabanza basobanurira amaraso. Mwamenye kuko ibitambo bitakuragaho ibyaha. Ariko amaraso ni iki? Amaraso nayasobanuye uko nje mzumva ni amatembaruzi abo n'abanyarwanda babivuga ni ibintu bitemba nk'amazi
ariko Yego. amaraso ni amatembaruzi abamo ubugingo bw'ikintu kiyafite. Yego. Sinzi niba mubyumva. Ni ukuvuga ngo inyamaswa nanje uko mumbona nawe ukuri ubugingo bwawe buri mu maraso. Yego. Amaraso amenetse ntiwabaho. Amaraso niyo atemberesha oxygene no mu bwonko bigatuma ubaho n'ahantu hose. Nicyo gituma Abalewi ibice 12 umurongo wa 11 Imana yabwiye Abisirayeli igiye kubaha ibitambo iravuga ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso nanje nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Amaraso abaye impongano kuko niyo afite ubugingo, ahindutse impongano kuko niyo afite ubugingo. Bisobanura kuko amaraso ya Kristo ni ubugingo bwa Kristo, ni ubugingo bw'Imana. Iyo Imana yabonye ku mitima yacu, twayamennye ku mitima yacu no mu bugingo bwacu, tuba dufite ubugingo bw'Imana. Tuba dufite kamere y'iki y'ubumana kuko amaraso ni ADN, tuba dufite ADN y'iki y'Imana. Nuko niko biza bimera. Twasoma ibice byinshi ariko reka mvuge akamaro k'ayo maraso. Akamaro ka mbere, amaraso ya Kristo yadukijije umujinya w'Imana kuko ntabwo tukiri abagome bayo, twabaye inshuti z'Imana, twabaye abana b'Imana, twakiriye amaraso ya Kristo, turayizera, duhinduka abakunzi b'Imana, ntabwo tukiri abanzi b'Imana. Biranditse mu Baroma ibice 5 umurongo wa 9 ngo nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishwa n'amaraso ye tituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Ntabwo Imana ikiturakariye. Iyo umuntu akiri umukristo muto atarasobanukirwa Yesu, atarashikira ibyo Imana yamuhereye muri Kristo Yesu, hari igihe ahura n'ibibazo akibwira ko Imana yamurakariye, akibwira ko Imana yamwanze, akibwira ko Imana itakimwitaho. Ibyo ni ibihendo by'ibitekerezo by'umwanzi n'ibitekerezo bya kamere. Ariko kuko wizeye Yesu, amaraso y'umwana w'intama akaba ku mutima wawe, ntaho wabaye umukunzi w'Imana, wabaye inshuti y'Imana, wabaye inkoramutima y'Imana. Nubwo uri mu bibazo, nubwo uhura n'ingorane, ariko Imana iravuga ngo uko biri kose uri inshuti yanje, uko biri kose uri umwana wanje, uko biri kose uri umukunzi wanje. Izo ngibyo ubona bikuriho bizashira, ni iby'akanya gato, ariko umujinya nakugiriraga wakuweho n'ayo maraso wizeye. Haleluya. Amen. Uri inshuti yanje. Amen. Icya kabiri ndangiza, yatumye ibyaha byacu bibabarirwa mu rwego rw'ubutunzi bw'imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Hariya twasomye Abaefeso. Ubuntu bw'Imana umuririmbyi yarenze avuga ngo buramutangaje nibwo bwamukuyeho imigozi, ngo suko yari mwiza. Noneho twababariwe mu rwego umubugari bw'imbabazi z'iki z'Imana. Ndaza kuvuga hejuru y'ibintu bigeze ku 9 byerekana ukuntu Imana yatubabariye. Imbabazi z'Imana ngo ziziyongera uko bukeye, zizazishubuza. Hariya twasomye ngo ntiwaduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ngo ariko kubabarirwa ibicumuro byacu kuko ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana bungana. Umuririmbyi araririmba w'indirimbo za wokovu, nkunda cyane umubyeyi wanje Onesimo yaririmbye Jina la Yesu, ndumva ndasisimutse. Haleluya. Uwo muririmbyi ararimba ngo nilipoona kwamba Yesu alizichukua dhambi, neema ikadhihirika, ukapona. Haleluya. Haleluya. Ni ibintu binezeza umutima kumva amasozo matemba, moyo ukapona wakati nimejua ya kwamba Yesu amezichukua dhambi. Reka mbahaka kantu gasesa kuko je nikundira no guseka no kwishima. Umwarimu ngo hari akabusuzumira izina rye, iyi ndirimbo yaje mu mutima wiwe arimo yigisha mu ishuri. Noneho ngwize aranezerwa, ngo anezerwa ahita ati cyaki yama asimbukira ku ntebe abana bicayeho, agenda aca hejuru y'amapipite. Ati bukira hirya y'abana, abana bose basohoka bariruka baje kubwira directeur ngo tica yarwaye. Kubera umunezero yumvise ngo yibutse ngo nilipoona kwamba Yesu alizichukua dhambi,
neema ikazihirika na moyo wangu ukapona. Reka kubera amasaha ariko se umutima wawe warakize, ayo maraso hari icyo yakoze ku mutima wawe. Ese umutima wawe ugendana amahoro? Ese umutima wawe wuzuye ibyishimo? Ese umunezero w'agakiza urawutunze? Ese ibyishimo bitangwa n'agakiza urabitunze? Ese amahoro atangwa no gucungurwa n'amaraso ya Kristo atuye mu mutima wawe? Ese ibyishimo byawe, haleluya, amen, urabifite biva mu guhishurirwa icyo gitambo gikomeye cy'amaraso ya Kristo yamenwe ku bwawe. amen. Ikintu cya gatatu twaganiraga nuko amaraso ya Kristo yatwejeje kuko Imana ishaka. Amen. Ego. Mfite ibintu nka 30. Reka turekeraho kubera amasaha yacu, tuzakomeza ejo turi kumwe mu by'ukuri. Tuzaganira ejo y'amaraso ya Kristo. Icyo mbasaba ni uguhishurirwa iki gitambo cejeje ibyaha, iki gitambo gikuraho ibyaha, iki gitambo ceza kuko Imana ishaka. Aya maraso yaduhaye ubugingo busha, aya maraso yaduhinduye ibyaremwe bisha, aya maraso yaduhaye gufatanya na kamere y'Imana, aya maraso yatumye duhumurira Imana neza, aya maraso yonyine afite imbaraga zo kutwoza ibyaha kuko Imana ishaka. Amen, amen. Imana ibaha umugisha kandi bahishurire agaciro n'imbaraga biba mu maraso ya Kristo. Amen. Murakoze, Imana ibagirire neza. Amen.